to serve as your president. Nishimiye kongera kubabera perezida muri iyi manda nshya dutangiye. To all our guests, friends, bashyitsi bacu, inshuti n'abafatanyabikorwa from near and far, mwaturutse hirya no hino, your presence on this important day, kuba muri hano kuri uyu munsi w'ingenzi, very deeply kuri twe meaningful ni iby'agaciro kenshi. and greatly appreciated. Turabashimiye cyane. We are especially grateful to all the heads of state Turashimira by'umwihariko abakuru b'ibihugu na za guverinoma who have joined us baje kwifatanya natwe representatives. cyangwa bohereje ababahagarariye. Many of you have accompanied our country Abenshi muri mwe mwatubaye hafi muri uru rugendo throughout rwo kwiyubaka tumazemo imyaka 30. 30-year journey of rebuilding. The electoral campaign was a period of joy Ibihe byo kwamamaza n'amatora tuvuyemo for all of us. byatubereye twese Millions Abanyarwanda attended igihe rallies. cy'ibyishimo ndetse bigaragaza ko twanyuzwe. Miliyoni z'Abanyarwanda bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza kandi hafi ya bose baratoye. But it isn't just about numbers. Ntabwo ari imibare gusa. There is a much deeper meaning behind Ahubwo all of us birenze ibyo twiboneye n'amaso experienced. n'ibyo twanyuzemo muri icyo gihe. That reality is undeniable. Ukuri kurivugira. It stems from the spirit of togetherness among Rwandans, Abanyarwanda as well twagaragaje as ubumwe shared bwacu determination n'intego duhuriyeho yo kwigenera to be ahazaza owners hacu. of our future. This is exactly what we have been working for Iki nicyo tumaze iyi myaka yose ishize duharanira. rather than leaving behind new divisions. Aho gusiga inyuma amacakubiri yo gukomeza gushakira umuti, Our political process is politiki designed yacu to renew igamije kwimakaza and deepen our unity. no gushimangira ubumwe bwacu. Over the past 3 decades, Muri iyi myaka 30 what ishize, Rwandans have managed to accomplish Abanyarwanda twageze is kuri even byinshi more than we expected. birenze n'ibyo twatekerezaga ko bishoboka. Indeed, it is beyond what words can describe. No kubivuga mu magambo ntabwo byoroshye Where we started from. urebye aho twaturutse. Our tragic past ignited Amateka yacu mabi yakongeje muri buri wese ikibatsi, the fire of hope, cy'icyizere, experience, and justice. kudacogora no guharanira ubutabera guca akarengane. This is who we have become. Uyu munsi abo ni bo Abanyarwanda turi bo. In this year 2024, Muri uyu mwaka wa 2024 intersecting crises that define our region ibibazo n'amakimbirane biri mu karere kacu n'isi muri rusange create uncertainty. bikomeje gutera impagarara no kutizerana. As a result of unaddressed inequalities, Bituruka mu kudakemura ibibazo by'uburyarya no kudashyira mu gaciro. in our region Amahoro mu karere is a turimo priority for ahora ku Rwanda. isonga mu by'u Rwanda rushyira imbere. Yet it has been lacking, Ariko akomeje kubura, particularly
in eastern cyane mu burasirazuba bwa Kongo. But peace cannot be delivered amahoro ariko ntabwo yazanwa n'uturutse ahariho hose nubwo yaba ari igihangange. ntacyo byatanga uruhande rumwe rufite uruhare runini mu kugarura amahoro rutagize icyo rubikoraho. Without that, ibyo bitabayeho, the sincere mediation efforts by the mandated regional leaders abayobozi b'ibihugu byo mu karere bagerageje guhuza impande zombi ntabwo bagera ku byo basabwe. I would like to pause to thank the president ndagira ngo aha mbanze nshimire perezida wa Angola João Lourenço and the president of Kenya, na perezida wa Kenya, President William Ruto, among others, for everything they have done ibyo bakoze byose kandi bagikomeza gukora. Peace cannot happen amahoro on its own. ntabwo yizana. We all have to do our part. tugomba twese kugira uruhare rwacu in order no gukora ibikwiye kugira ngo tuyabone kandi mu buryo burambye. This should not be seen as a favor to anyone. gukora ibishoboka kugira ngo tugire amahoro ntabwo bikwiye kugaragara nk'aho hari icyo dusaba abandi. bikwiye kumvikana ko ari ngombwa kuko ari ikibazo cy'uburenganzira bw'abantu kandi ntabwo amahoro nyayo yaboneka butubahirijwe. In the end, when it doesn't happen, that's why people stand up and fight for it. abantu bagomba kugira aho bahurira kugira ngo amahoro aboneke. As a necessity, because it is a question of people's rights. And there cannot be real peace if those rights are not respected. You can't wake up one day and decide to deny whoever you want their citizenship right and expect to get away with it. There has to be a meeting in the middle. There has to be a compromise. abantu bagomba kugira aho bahurira kugira ngo amahoro aboneke. iki rero ni igihe cyo gutekereza ku isi twifuza kuraga abana bacu. twese nk'abatuye isi hari byinshi biduhuza kurusha uko twibwira, kandi muri twe twifitemo ubushobozi bukenewe bwo gusana, kwiyubaka no gusubiza ibintu ku murongo. It does not mean that we have to agree on everything. ibi ntibivuze ko tugomba kwemeranywa kuri byose, Each other's choices. ariko dukwiye kubaha amahitamo ya buri wese, dukora ibishoboka byose bitubereye in our unique context. There is no longer room for the powerful ntibigishoboka ko ibihugu by'ibihangange bitegeka abandi kugendera mu cyerekezo cyabo uko bagomba kubaho, or to create narratives
that falsify the truth. cyangwa se ngo bagore ku kuri. This must always be resisted, Ibi bikwiye kurwanywa even when under pressure. kabone nubwo byaba bituruka ku gitutu. But there is also no possible excuse for injustice Ni nk'uko nta mpamvu yatuma twemera akarengane wherever it occurs, aho kaba kabera hose, whether committed against us kaba ari agakorerwa abanyafurika or inflicted by ourselves. cyangwa tugakora ubwacu. Indeed, we Africans are Twebwe people abanyafurika who have consistently fought injustice. twarwanyije akarengane kuva Don't kera. need any lessons about how Ntabwo dukeneye amasomo y'uko tugomba kubikora. and we must all humbly acknowledge the necessity to adapt our Ariko political kandi and dukwiye governance kwemera system ko dukeneye kujyanisha to our politiki yacu specific conditions and the expectations n'uburyo bw'imiyoborere bwacu n'iby'abaturage bacu bifuza kandi of everyone bakeneye. else. What matters most to us Nk'abandi bantu bose, to see our people icyangombwa kandi cy'ingenzi living ni uko abaturage bacu safe, babaho mu dignified mutekano, lives. bagira ubuzima bwiza kandi bubahesha agaciro. This is imperative. Iri ni It ihame, is a responsibility that we cannot evade bikaba n'inshingano tutakwirengagiza, nta n'undi wabidukorera. its establishment, the African Union, Kuva igihe Afurika yunze ubumwe yashingiwe, in building yabaye ingenzi mu kubakira kuri uwo murage duhuriyeho a nk'abanyafurika more integrated future wo kubaka ahazaza where the heza, many voices of Africa can aho ijwi ry'umunyafurika be heard. ryumvikana. From security to health, infrastructure, Uhereye ku mutekano ukagera ku buzima, ibikorwa remezo we are taking no guhanga imirimo ku rubyiruko rwacu, tugomba gufata inshingano zo gushakira umuti ibyo bibazo byose. That is the mindset that brings us Iyo niyo myumvire irushaho kuduhuza kandi ikazana impinduka nziza over time for everyone. ziduteza twese imbere. Mwakwihangana gatoya Africa is home to some of the Afurika ni world's igicumbi most kimwe ancient, mu mico n'amateka byaranze iterambere ry'isi, but also to its most youthful population, ni naho usanga urubyiruko rwinshi capable kandi bafite ubushobozi anywhere else. nk'ubwo wasanga ahandi hose. Our youth are energetic Urubyiruko rwacu rufite imbaraga, and bold, ruzi guhanga udushya, not afraid ruhagaze rwemye kandi ntabwo rutinya guhindura uko ibintu bimeze by demanding ngo birusheho kuba byiza, badusaba twese nabo ubwabo each other. gukora ibirenze. Niba mwari murambiwe gato ururimi rwo hanze reka mbashyire mu kinyarwanda. Mu bihe byo kwiyamamaza twumvaga kenshi kuri benshi ya ntero yagiraga iti ni wowe. ariko mu by'ukuri si jye jyenyine
ni mwebwe ni twese hamwe. Ubu rero tugomba kongera kureba imbere ahazaza. Mu myaka 30 ishize twageze kuri byinshi kandi byiza, ariko nanone haracyari byinshi tutarageraho ariko tuzageraho mu myaka iri imbere. Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze? Kubitekereza ntabwo ari ukurota, birashoboka, bizashoboka. Twabikora kandi tuzabikora. Icy'ingenzi muri byose, turi hamwe, turi umwe, kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere ariko kandi munakinshyigikiramo. Mwampaye amahirwe y'icyo cyizere yo kubakorera no gukorana namwe, ibyo twifuza byose tuzabigeraho. By'ukuri hari byinshi tugomba gukomeza gukemura, hari byinshi tugomba gukomeza guhuriraho. Icyo nyizere mumfitiye nicyo mbafitiye. For the last 30 years, our country has been good work in progress. This new mandate means the beginning of even more hard work. Iyi manda nshya ni intangiriro yo gukora n'ibirenze. Expectation to keep improving is not a dream, it is a reality. Kubitekereza ntabwo ari ukurota, birashoboka. Do it and we will do it. Twabikora kandi tuzabikora. Above all, we will be together. Icy'ingenzi muri byose, thank you once again turi hamwe for renewing the privilege. Ndabashimira kongera kumpa aya mahirwe. May God bless
Rwanda, Imana ibahe umugisha Africa, iyoho u all Rwanda of us Africans, na Afurika Imana ibahe umugisha. natwe twese Imana ibahe umugisha.